ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Yesu Kristo nashimwe, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe, duhereje Imana icyubahiro, izinjize ijoro rizinguye amanywa. Imana ishimwe, ikomeje gahunda yo kutwimana. Imana ishimwe, Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Imana ishimwe, ni umukozi w'umuhanga. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe, iki gitondo ntikigeze kubaho, nta nubwo kizongera kubaho. Niyo mpamvu mubwiye ngo ushime Imana, wiragize Imana. Tubanje Imana hose, tubanje Imana ku buzima bwacu, tubanjije Imana ku bacu no ku byacu, tubanje Imana mu kazi, tubanje Imana mu bucuruzi bwacu, tubanje Imana mu rugendo, tubanje Imana hose. Imana ihatubanzirize, itugerere kubo turi buhure uyu munsi, itugerere naho tutabasha gukandagira. Imana nishimwe. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyukiye imbere y'Imana yacu. Rero bene data, munyemerere dukomeze kuba muri teme yacu y'iki cyumweru igira iti ineza y'Imana. Ineza y'Imana, ineza y'Imana ntirondoreka. Ineza y'Imana, ineza y'Imana irahambaye. Ineza y'Imana iratangaje. Ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana ituma Imana itugambiriraho ibyiza. Ineza y'Imana ituma Imana itubabarira ibyaha n'ibicumuro. Ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana yatumye ikumenyera izina, noneho irangije ikugirira neza. Nawe urabizi, iyo urebye ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwawe, ubona ko ari ineza yayo, nta na kimwe yaguciye. Si ukumenya gusenga, si uko wari umukiranutsi, reka data, ndetse nta nubwo wari ukize, oya, kuko nta bitambo bifatika watanze, ahubwo ni ineza y'Imana. Ineza y'Imana, ineza y'Imana ntabwo irondoreka ku buzima bwacu. Nyemerera rero tukiri muri iyo teme yitwa ineza y'Imana, dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Salomo, imigani, ibice 19 umurongo wa 22. Handitse ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Imana nishimwe cyane. Kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora ahaze, ntazagerwaho n'ibibi. Imana ishimwe cyane. Turacyavuga ku neza y'Imana. Ineza y'Imana, umuntu wabonye ineza y'Imana bituma nawe agira ineza, bituma nawe yigana iby'urukundo rw'Imana, ukarushaho gukora icyo ijambo ry'Imana rigusaba. Nimba waragiriwe neza n'Imana, ukabona ineza y'Imana, biragusaba nawe kugira neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Imana ishimwe. Ineza y'umuntu, kwa kugira neza kwawe, kwa gutabara, kwa kwera imbuto zikwiriye abihannye, kwa gusura abarwayi, mbese kwa kundi ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Imana ishimwe. Ineza y'umuntu, ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Iki gitondo wakibaza, ariko se njya ngira neza? Nimba Imana yarangiriye neza, tukaba tubonye ko ineza y'Imana ariyo yatumye Imana ikurengera, ikagutabara, ikaguteturura, ikagutandukanya n'andi mahanga, ikaguha ijambo, ukabonye ko ineza y'Imana, Imana yakugiriye neza nta kiguciye, atari uko uzi gusenga cyangwa gukiranuka, atari uko uri umutunzi cyangwa se atari uko wari mwiza. Ineza y'Imana igatuma, ikaba yaratumye ugirirwa neza n'amaboko y'Imana. Iki gitondo ijambo rikaba ryururutse rikubwira ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ese ujya ugira neza? Urumva waragize neza? Ujya ugirira neza bene so?
ese uyu urebye wowe wishyize ku munzani ubona hari abantu ugirira neza, ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, ngo kandi umukene aruta umunyabinyoma. Imana ishimwe. Ese ko twabonye ko ineza y'Imana rwose yagiye Imana igukuruza ineza yayo kugira ngo ikwiyegereze, ese ntabwo waba uri umunyabinyoma? Ntabwo waba uri umunyabinyoma ngo umukene aruta umunyabinyoma? Ese ntiwaba uri umunyabinyoma? Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, ariko umukene aruta umunyabinyoma. Ushobora kuba wuzuye ibinyoma, ushobora kuba ubeshyera abantu, ushobora kuba utandukanya abavandimwe, ushobora kuba ugenda ugatandukanya abashakanye, ushobora kuba uri umunyabinyoma wese kurokutwa abandi, ushobora kuba uri umunyabinyoma rwose. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo umukene, niwumva umukene, wumva umuntu ukeneye ijambo ry'Imana, wumva umuntu ukeneye gukizwa, wumva umuntu wifuza Imana, hahirwa abakene mu mitima yabo. Ngo umukene rero, umukene aruta umunyabinyoma. Sinzi wowe niba wikontorora kuri telefone yawe ukabona utajya ubeshyera kuri telefone. Rero nimba ubona ujya ukora icyo cyaha cyo kuba umunyabinyoma, muri iki gitondo unyemerere ufate umwanzuro, kuvuga utari ku bundi ko iyi telefone ari njye uyiguriramo amayinite. Kubera iki nagura amayinite yo kubeshyeraho? Singura amayinite ahubwo yo kwagukiraho, yo kushakiraho akazi, yo kumenyeraho ubundi bwenge bushobora gutuma niteza imbere. Ahubwo ukaba ayo mayinite ugura ari aya ngaya atuma urutwa n'umukene, ngo umukene aruta umunyabinyoma. Reba nawe inshuro ubeshyera kuri telefone. Ubundi telefone ni igikoresho cy'iterambere, ni igikoresho cy'itumanaho. Ariko niba telefone yarakubereye irimbukiro ryo kujya wirirwa ubeshyiraho, utelefona abantu babeshya, abantu baguhamagara ukababeshya, umenye ko urutwa n'umukene, ngo kuko umukene aruta umunyabinyoma. Umukene wifuza gukizwa, umukene wifuza kumaramaza, umukene wumva ararikiye Imana, ngo burya umukene aruta umunyabinyoma. Ngo ariko ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Bene data, turacyari mu ijambo ryitwa ineza y'Imana. Ntabwo ineza y'Imana yakugeraho uri umubeshyi, oya data, ntibishoboka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta cyaha gito, yewe icyaha ni icyaha, nta cyaha gito. Niba ukunda kubeshya ukabikora cyane, ngo umugabane wawe uzawusoma mu byahishuwe, ngabo ngabo umugabane wabo ni hanze, ngo uzabana n'imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Umugabane wabo wababeshya nukurira. Nagira ngo nkubwire ngo wihane muri iki gitondo, uhindukirire Imana, ushaka Imana bigishoboka kwibonwa, hanyuma ugire neza, kuko ineza y'umuntu ariyo imutera gukundwa. Kandi ineza y'Imana yongere ikugarukeho, ubona Imana, wongere ubona Imana. Ineza y'Imana yongere ikugote, ineza y'Imana ugendane nayo aho ugiye hose, kazi ugiyemo, urugendo ugiyemo. Ineza y'Imana itera Imana kukuvuganira kutagera. Imana iguha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Ineza yawe iratangaje.